imigani kuri imihanda byifashe gutera. Hako suni wari wanyweye simberuka ku sinke nywa mayoga ariko guno munsi cyaguturika wenda nsadu uze kuza twisasira amakoma twiyorosa ingutiya winyirigita dore iwacu barandora murakoze cyane yari njyewe Sarnetio. Mugi iyi ndirimbo yakamejeje kuri imihanda. Ukuteye nukusabirangara Jesiwe mafudetwa amaso yanjye ni wareba maze abenshi bakayigana. Ubundi yikorari nayo ikaririmba igira iti reba nawe undi kumeza dore potaje dore agafiriti dore ibishyimbo dore amakaroni n'inkoko nziza dore mitsingi dore na fanta y'umugore mbese ubundi mbaye iki cyane banzibukaneza sinaherutse uri pasiteri hajya ahubwo Yesu ashimwe mwa maze yakandika ati ariko abadive mwagiye mubwira bene wanyu bagakuramo imbuto mbere yo kurira. Ubu koko nk'indirimbo nuyisohora abantu bazayikunda. Ingoma nje nsora ni ingoma nakunze kumbwira ngo nunkunda cyangwa urankunda ibyo nago bindeba. Je niba nagwaye ingoma niyo mfite nago negeka icyo nsora. Faka friend faka faza faka no motherfucker nago nyivuze faza faka. Kuri ibirori bisirimutse na Soul Protocol Agency inzobere muri hospitality dukora protocol na service mu birori bitandukanye, ubukwe, inama, graduations, conferences, kumurika ibikorwa n'ibindi. Akaso kandi abafite ubukwe tubafasha kubutegura no kubashakira ibikenewe. Duhamagare kuri 0791 81 10 cyangwa udusure kuri Instagram yacu @soulprotocol. Soul Protocol, our passion is your perfect event. Ni byinshi biba biri kuri iyi mihanda. Muribuka aba baririmbye bagira bati dore bugiye kwi aho umuntu atabasha gukora yobora intambwe zanjye ngume mu muco wawe amavuta nk'itabaza. bafite igitaramo ku itariki ya 2 Kamena 2023. Ariko ibi nitubigarukaho. Ejo bari bafite ikiganiro n'itangazamakuru kugira ngo twinjire muri inkuru neza. Murabizi ko abahanzi batandukanye bajya bacishamo bagasohora nk'akaririmbo gahimbaza Imana. Nk'urugero nk'ingi ya King James. Omeza mana tumwana w'umuntu. Omeza mana tumwana w'umuntu. Reka amazi y'ubugingo anebeho. Harya nawe ngo warakijijwe bya nyabyo? Narakijijwe amezi 7 niyo nemera ya nyayo ntarakoramo icyaha sinigeze subira inyuma. Nayabaye amezi 7 ukijijwe neza kuva mu kwa 4 kwa 5 kwa 6 kwa 7 kwa 8 kwa 9 kwa 10 kwa 11 yari 8 kwa 12 nibwo nabonye umukobwa mvuga ngo nawe arasenga ngo niki ngo nibyo mu rusengero nawe baransuye tugiye ku ijambo
Mwese kamana. Umukobwa barakugushije. Man. Yagushije ati sipora musomye nkikanga mukoze ku mabere. None se ubwo icyo gihe wari wambaye rinetera? Dukomeze ikiganiro naho ibya rinete bibiretse ntazo wagura izindi zirahenze. Byose urimo n'ibiki? Wabonye? Urira. Bari babi. Nyo. Nyuma ikinyamakuru cya Radio and TV 10 giterura inkuru igira iti ngo James na Daniella mu kiganiro n'itangazamakuru bagize bati mu kintu kijya kimbabaza cyane mu kuramya ko mu Rwanda nuko ntangira kubona abantu badakijijwe bahimba indirimbo ngo indirimbo zikaba zitaturitse ku isoko y'umwizera. Icyo kintu kiri dangere sinzi impamvu mbise nkivuga kiri dangere ku iterambere ryo kuramya mu Rwanda, kubera ko hazagenda hava kuramya mu kuri. Rero kuramya mu kuri no mu mwuka, kuramya mu kuri ni igihe umutima wawe wizera ibyo wavuze. Nuko niba uvuze ati Kristo warambabariye mu mutima wawe ukaba ubizi neza ko icyo kintu ari ukuri. So icyo kintu ngiye personally kinera ubwoba cyane kubona itorero cyangwa se abizera cyangwa se abaramyi hagenda hivangamo isi bigatangira kuba entertainment. Icyo kintu personally kinera ubwoba cyane ku buryo ngera ngenda gucika intege. Inshuti zanjye zo zirabizi na Mandela twarabiganiye cyane iminsi yashize, ku buryo bijya bituma numva nabireka, ariko nkavuga ati se reka dufatikanye n'abandi bagihagaze ibyo bavuga babyizera, dukomeze tubikore wenda hari. Yego murakoze. Nyuma yo kuvuga ibiryo dore komantere ziragenda ziba nyinshi ko bamwe bati ngo James na Daniella bageze ku rwego basigaye bapima umuntu ukijijwe. Je te jure uri umwana w'Imana. Ndetse no guhitamo abantu bagomba kuririmba indirimbo z'Imana. Umenya koko iyo umurengwe ukwishe utagira kubyimbasha. Undi ati ariko nizere ko atari bya bindi by'abanyamakuru, yenda atari uku yabivuze, kuko aka kanya urukundo nakundaga aba bantu ruri kuncika ndureba pe. Maze uyu ngo ndabibutsa ko bafite konseri vuba kandi ugomba kuyijyamo agomba kuba ngo akijijwe. Niko se Kanyo, nyuma y'ibi ngibi how do you feel? I feel Peter. How do you feel? Munuzi mu Rwanda ni feel Peter. I feel Peter. Cyane wanzibuka neza sinaherutse uri pasiteri. Hajya. Ahubwo Yesu ashimwe mwa. Ngariko ko ntabwo arabisaba ngabada ngo barakijijwe. Ngende kwibaza feeling sent mind muri nyibyo nyine nishyize kongeza njyagasira. Ariko ndi kwishyamo. Yibuza kongeza barumva bakongeka gasira. Time is long ago. Eregani ni byinshi biba biri kuri iyi mihanda gogo. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu. Reka twikomereze. Mutesi Jolly agize gutya ajya ku rubuga rwe rwa Twitter ati mu buzima ngo iyo ubaye imbwa urabizira, ariko niyo ubaye umugabo urabizira. Uzahitemo neza icyo uzira. Mugire umunsi mwiza. Uwanga wari wabaye iki? Sinkwiyemereho
niyo mpamvu nafashe umwanzuro ko ngewe sinzigera njya mu nkundo, sinzigera mbana n'umugabo, nzarinda mpfa nabanye n'umugabo mu nzu, kuko ngewe nayafata nkayatogosa ubwo ukayarya ukayiririra. Ushenzi uziko nyuko bujaje wawe n'ugukunda mu kanye imidomo ni bavuga weshe kumanyoko uri kiberewe ubaraje ubusa uzamuka uzavuga ibintu bagenda bahimba ariko umva aha mu gihe bimeze uko ku munsi w'ejo twagarutse kuri uyu muvugabutumwa. wowe musore, hari ukuntu muri famiye y'iwanyu hari ibintu by'imyuka mibi bikototera kugira ngo bikuze umugisha wawe, ariko Imana igukuyeho ubusazi. Zana igitambo, zana ituro ry'ishimwe yuko Imana igukingiye, kuko bari baragutanzaho 300,000 babitanga ku mupfumu kugira ngo kugire nabi uzapfusaze umugisha wawe bawutware, ariko ibyo 300,000 batanze ndagira ngo ubishaka ubizane mu nzu y'Imana, utange icyo gitambo gikuraho icy'abadayimoni. Je te jure uri umwana w'Imana, kugira ngo Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. kivi ya makende makati. Ayo mafaranga 300,000 Imana irimo kugira ngo nayo ikurwanirire ibyo abapfumu babatanzeho, nawe uyatange ku Mana gahanguka umutima. Aba igitaramo kuri iyi mihanda, maze Scovia yumvikana nawe agira ati Pasiteri arahagara mu rusengero akavuga ngo naragusenge mubona amafaranga we n'umugore wawe mwarandiye. Ibintu byo kubahanurira mu kanya ntabwo nzongera kujya mbasengera. Imana irambwe ngo ari amafaranga na hano yurayakira, wowe umugore wawe akubuza kuza kuma icya 10. Icara nanjye mureke kugwanurira. Ndabeshya? So peace to God. Elema shantoze God. Ndaje ibindi turabicocanye mu kanya. Subiza mikoro. Mujye mwumva ko nzajya mbafata ni mujya mugaruka ndi umuhanuzi. Pasiteri arimo arashaka kugabana umugisha w'abakirisitu Imana yatanze. Kera abantu bakiraga ibyaha kubw'ibitambo by'intama n'inuma, none Yesu yaje nk'igitambo cy'ibyaha byacu twese. Uyu mupasiteri ntabwo Bibiliya warisoma. Nje ntabwo uzansuzugurana amaturo y'100 kandi Imana yakublessinze mbizi. Ntabwo uzansuzugura, ntabwo bizanakunda. Yo 100 ufite umpaye, iyo ngiye Mariyoti nkicaza abaprofete 3 tukarya, duhaguruka bishize. Wimenyera rero. Je te jure uri umwana w'Imana. Jya kumenyera amavuta ya bene wanyu, ntago ngiye ni mwene wanyu. Ese James, ibi nawe warabibonyera? Nayibonye actually, nayiretse na madamu mu kanya twari turimo turatangara nyine muri ya video. Yavuzemo akantu ntabwo navuga ngo kansekeje, kambabaje cyane. Yavuze ngo ayo mafaranga niyatanga ngo Imana ngo ibone imbaraga ngo zo kugira ngo ikize uwo muntu. Nge nagifashe nka blasphemy cyangwa se nk'igitutsi ku Mana. Nk'igitutsi ku Mana, ku buryo bavuga ngo amafaranga 300,000 ngo niyo yatuma Imana ibona imbaraga zo kugira ngo ikize uwo muntu. Ni igitutsi ku Mana, kandi Imana imubabarire, imugirire ubuntu bwinshi, imugirire ubuntu bwinshi. Nta kindi namubwira, inamubabarire rwose cyane. Icyo twababwira burya bose si bamwe, nkuko Eric Shaba yabyanditse ngo kubabonye iriya video ngo mukitwaramo mwikomo ngo uyu muvandimwe ngo yaje gusanga hari agace kakuwe muri iyi video irambuye bigakorwa kubw'impamvu za nyiri kubikora. Uyu yaburiraga abantu bahanurirwa n'abatubuzi, maze ahitamo kwigana uburyo babikora kugira ngo byumvikane neza. Twigarukiye ku nkuru zacu. Mu gihe abavugabutumwa koko bakomeje kuzengereza benshi, bamwe no mu baririmbyi bati isakoshi ya satani mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. Isakoshi ya satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga.
uyu we ngo ibaze ko byageze no ku bana ngo bakubwiye ngo ikirata bambujije kwiyambarira pogeti bambujije kwiteretera abakozi bame abakizera abangaba n'iki wababwira nimba ikintu cyagiye goreka ikintu kiyenze natsago kigende cyangwa let's go nibyiriwe kuri iyi mihanda yacu kuri uyu munsi wo kuwa gatatu eregani amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Reka dukomeze dukora subscribe aho munsi, like, share na comment. Naho ku munsi w'ejo